hanyuma inyogo yola umeze neza ibintu ni wanene ibinyamakuru ubundi wowe ibinyamakuru ngenge nsoma numva sapsanga ibintu bari gutangaza nk'abantu bafataga ku ngufu abantu bakoreragaho bumva ko nastazibaho na zankwashi na zamburugu bakabona icyuki cy'umukobwa bakagikwata ewana ibyo byo njambisoma cyane kibi cyo mu cyaro nibazi no gukoresha prudence ariko abi Kigali nubwo barasambana kurusha n'isazi ariko ikintu babarusha ubwenge mu cyaro babakoresha agakingirizo kokoresha agakingirizo ntago wamutera inda nawe mwebwe pfa gukubitira indazi mwaryama mu bishimbo mwaryama mu masaka amaguru kabura yamanitse mu gitondo inda direct la costa kuna abasirimu b'Kigali bambara reba umurebe none bakune kino gipandaro bakita poche bombe gifite imifuka yo kumanje imifuka za hano ngaho bakita poche bombe kumatako kumatayi amatayi se ko bagira abakobagira abahungu umuhungu agiraga amabuno nta muhungu ugira amatayi ndagapfusha ruka murakoze cyane amen alhamdulillah rabbil alamin ese uri umusilamu rwose usilamu ry'ingurube wapi basono batalamu sinjaga ingurube uriyene gusa nazo narazihazi It's alright, reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibyiza ndetse n'abayikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano ni kuri Iris TV. Turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo mugakurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nge ndi Jado twishime, reka mbifuriza umwaka mushya muhire muzawurye ntuzabarye tuzinjire muri 2022 dukomeye. Aba bagabo babiri muri kubona uyu munsi namwe bagabo bakoze ikiganiro abantu bagikunda cyane hano kuri ino chaîne ndetse twifuza ko uyu munsi twakongera guhura. Ariko muri zimwe comment nagiye mbona bamwe basabye ko bakongera guhura bakongera kaganira bamwe yaka ndanezerewe cyane ko twongeye kubona umwanya wo kugaruka muri Nyabihu nyogoye yola ko warangaye bana ndimo neza tu nuko ndi kugotwa kubera ntuye kumandi kubona imodoka zigiye zitandukanye nkabo nazirangonga ni wanene ariko rwose umeze neza ni waneza ndagira ngo kwanza yola yakatagira ikintu avuga banza umwakire ku nshuro ya kabiri mugiye kuganira mwamenyeranye se ubwa mbere banza umwakire hano ikiganiro icaro wagikunda icaro sana kuwamenye kuba Kigali se hano imbeho ntabwo yakomerera fo okay nubwo mbi Kigali ariko nanjye navukiye mu cyaro ntabwo navukiye Kigali si wajombaye agapira gaciye amaboko wallahi reka uhagarara ni sahimwe kano gapira bakita la costa bakita ngo ikinyogoye bakita la costa la costa kuna abasirimu b'Kigali bambara reba umurebe none bakune kino gipandaro bakita poche bombe gifite imifuka yo kumanje imifuka za hano ngaho bakita poche bombe kumatayi amatayi se ko bagira abakobagira abahungu umuhungu agiraga amabuno nta muhungu ugira amatayi ndagapfusha ruka baranyogo yantuka vraiment c'est peli lisusu ko gutana nayo lisusu ndishimye kongera kubona yangusobanura no mu Kinyarwanda kumva tangira ngumvuziringa ngo ndi umusururu njewe uruko sepeli ndishimye na sepeli ko kutana nayo lisusu ndishimye kongera guhura nawe wabyumvise ariko nzakugisha niringa nabisubiremo mubwiza kano kamwe gasubiremo na sepeli banzu tanyire na sepeli ndishimye twagiye inyogoye na sepela na sepeli na sepela bongo sepela ga mikoro nyuso bongo sepela ariko uyu mutala mama nje ntabwo yanyita kigagije ndi kucumva cyo mu cyaro nozi kigage bakita na sepeli umusururu se nje rukwanda umusuru nambwira Kinyarwanda man je ntabwo ndi kubyumva wana umve ushize rwaro rugamba rukomeye uvuga ngo mbwira Ikinyarwanda ngo na nubu yanzaniye zandi ntari kumva njewe ariko umva nyogoye yakamushyiremwe imiyaga nukata wenda ugeze Gisenyi ubonye ikiraka mu mujyi wa Goma ntabwo uzava igiswahili wese nuko tukinjira Kampala ntabwo uzava ikingana njewe umukongomani ngiye kumwaka akazi
mfite uburyo nakamwakamo wagenda uvuga ngo iki ariko tugiye mu bintu by'imitoma by'urukundo imitoma se uri gutereta indayi ku indayi rero babwiraga imitoma ntabwo indari zo ziterekwaga gusa ntabwo indari zo bateretaga noneho uteretaga ntabwo abakobwa bose ari indaya ese indaya nta bundi yaba indaya ntazo indaya zibaga mu mujyi kandi habiga ngo nizaturuwasa reka abasaba abakobwa muhamagare umuhe n'igihumbi rero ko aragifata yakasura umunyamugi w'Kigali muhamagare umubwire uti mudada ngwino nguterete wenda urabikora mwihereye sibyo sha numwabitana kabijya ukaja kumuraza bakangahe igicucu bakangahe mu mujyi ho ni 500 si wabivuze se wavuze ko ari 500 hano nangahe hano na 5 ntiyabifata abakobwa biwanyu bose ari amasugire rwose abakobwa mu cyaro n'amasugi niyo mbonye abakobwa bano karitsiye nge mbitaga amasugi cyangwa murajijisha gasha oya ese cyakora cyo nabivuga ibyo nyugo avuze cyo namushyigikiraho abakobwa bo mu mujyi rwose abenshi ntibacyambara n'ikariso bose barazitwise yego ngo ngewe yakamwana nshaka umugore ngiye gushaka umugore nyawe tugomba gusezerana tukabana mu buryo bwemewe n'amategeko naza hano mu cyaro kurabona abakobwa ba hano mu cyaro baracyafite umuco wabitegereje neza wabibonye ngewe uburyo nababonye hano ni mu cyaro kabisa buryo umukobwa ufite umuco mwiza nuko wamugeze i Kigali n'ubundi bakamurarura kuko hari umukobwa uvaga hano yajya gukora i Kigali yabona akazi ko mu rugo udutipe tw'i Kigali tugatangira tukamutereta amasegonda amezi 2 umukobwa akaba bamuteye inda akabasubiye iwabo none se akambwiza ukuri ko nsigaye nembera mu byaro henshi ngasanga abakobwa benshi bakiri abangavu bakiri batoye batwaye inda ubwo okay abakobwa bo mu cyaro cyakora byo namwe murashushika cyane umwe araza yakugurira irindazi ukaburagara kandi noneho na prudence reka da kibi cyo mu cyaro ntibazi no gukoresha prudence ariko abi Kigali nubwo barasambana kurusha n'isazi ariko ikintu babarusha ubwenge mu cyaro babakoresha agakingirizo bakoresha agakingirizo ntago wamutera inda nawe mwebwe pfa gukubita irindazi mwaryama mu bishimbo mwaryama mu masaka amaguru kabura yamanitse mu gitondo inda direct nicyo kibi cy'abakobwa bo mu cyaro mugerageze rwose niba umuntu agwaye n'irindazi ariko mukoresha agakingirizo niyo nama nabaye yego tubwire nta tukinyizo tuhaba fata mikoro tubwire twebwe abakobwa bo mu cyaro abakobwa bo mu cyaro iwabo mu rugo agejeje saa 12 atarinjira kwa se na nyina ewane ahitaga mufungura akazana ikinyafu akagikokora akagikuraho amababi ati narakwibyariye uvuye none se abakobwa nabonye batwara inda hano mu cyaro bakiri bato bazibatera sanga baba baragiye kubaha akazi Kigali oya ntabwo bazibaterera hano iwacu reka baraza bakavuga ngo muze tubahe akazi kubera abanyakigali koko nibyo ahubwo abanyakigali nta na prudence bakoresha twebwe nizo dukoresha twebwe oya njewe hano uri hano bahita kwiguriro mu kagari ka guriro umudugudu wa Canika akarere ka Nyabihu sibyo hano uri kureba njewe ngweretse abakobwa babye binyendaro niba abandi bagiye gukora i Kigali bose serious uravugisha ukuri kabisa hanyuma reka nkubwire ko numvaga hano abaturanyi baba bambwira ngo n'ubundi ngo nawe ngo ushaka umugore ngo mwari mwaramaze ngo kugira ukuntu mumwigenza ko mwabaga mu cyaro we byagenze bite nje umugore wanje ni umunyacaro nanjye ndi umunyacaro yabarinda ntabwo bayaraje iwanje ikindi nashaka kuvuga ariko nashaka kuvuga ku bakobwa bo mu cyaro n'abatipe bo mu cyaro barashakana nta mezi 2 bamarana araza bakamarana ibyumweru 2 toka ejo akaza n'undi ibyumweru 2 toka bakunde bayarubatse akazu banagenda afata umukobwa ashaka inyogoye bura nibigutangaze inyogoye ejo buno umugore wamusezereye ati comoka nza n'undi sha cyakora inyogoye nibyo nababikoraga ya Karabeshe
duhamagara umukobwa umwe tumubaze hano muhamagare mbo mwabakobwa avuga ko ntungiye urugo n'abatipe hano nanyemeza arambwira ukuntu nazanye umugore arambwira n'itariki namuzaniye we ntabwo mvuze abagenzi bawe barahari navuga ko nzamwirukana ndamubaza namuzanye muri hejuru namuzanye mu kihe cyumweru ubwo navuga ngo ndamwirukana byose arabivuga ahubwo twibwiye twiterere story ubundi ujye gushaka umugore bwa mbere mukabana kuko ngenda bizi ko ni mwasezeranye ni wasabye ni wakoye mujya kubana ubundi mwafashe umwanzuro gute njewe demo nje mwanzuro nafashe nawe ufashe nk'umuntu ufite urukundo urukumva demo nawe afite urukundo nje nashaka kugura ihene iwabo tu ndi mucoma kavuga dada bimeze bite akanyima amatwi noneho isa kampenda kumbe wari mucoma kumbe wari mucoma umukobwa kavuga ati ariko papa wanje waje ugabanyiriza mucoma buriya ba mucoma bamaze abakobwa upfa kumukubita ikirayi kiriho ikirungo n'akaburushete ntago yava kumbe wari mucoma wamucikishije ibirayi na burushete sha no mukansanze aribyo uri kumugurira haruguru hariya usanze mu kabari umupasiteri ubukwe ntibamuzi ibase ubwo ejo mu gitondo arataha nyogoye tubwira iyo story y'urukundo ukuntu byaje murangira mukundanye muketa munabana urukundo rwanje ruba ku mutima gwanje n'umukobwa afite urukundo uzi wanje akahaba hari impamvu none se ahuye na yaka ndabizi ni cyamamare afite n'amafra umugani wa mama w'abarasta sibyo ahubwo yaka kuba tuyi Kigali ni chance umugore wanje aramuzi ahubwo yazana mushuka akamushiramo ibintu bitari byo kumva ko namuguriye ikirayi umwana arakijyaga umusaza akakijya umugora akakijya niba asanze ari kukijya yabonye ko ari indayi aho yacyakora icyo nagushimiye cyo ni uko utari ibirayi wenyine mu kabari ukabisangira n'umugore wawe none se umwana mwasize mu rugo yabiriyeho umwana arakuze umwana w'imyaka 3 afite bwenge kuburyo muzabe mugenda mukamiragura ibirayi wowe n'umugore wawe mwagera mu rugo umwana mukamuha ibishimbo n'ikijumba mwari ibirayi biriho ikirungo bikaranze mu mavuta oya umwana waba yariye bureba na margarine na mayonnaise rwose icyo kintu kireze uretse hano mu cyaro sindekaga amafiriti n'abari bacuruzaga amafiriti n'abakire nabo bazaje i Kigali icyo kintu umugore wanje nambwira ngo aragifiriti y'amagana nayishura gose gatoya mu nshuti yanjye icyo kintu kireze no mu mujyi wa Kigali uretse na hano mu cyaro umugabo akagenda agakubita ifi akarya ifiriti muri hoteli yarangiza agafite imodoka agataha mu rugo umugore yamugaburira ngo reka da ngo ndahasi icyo kintu kiri gutuma n'abagore n'abagabo batandukana cyangwa se ugasanga umugabo n'umugore basize abana mu rugo batetse barangiza bamara gutaha wenda bacuruza mu mujyi bagahita bakatira kuri hoteli bakarya iyo nkoko bakarya ifiriti abana mu rugo bakabagaburira akawunga n'ibishimbo icyo kintu rwose bagore n'abagabo mukosora ibyo bintu mujye musangira n'abana banyu ku meza apana kuva muri hoteli mwahaza isamaki n'ifiriti hanyuma inyogoye wabyumvise ibyo kumiragura ibirayi bebe imyaka 3 mushyira ku mushogoro no hanasangiye n'indaya akuse ni byiza rwose ari mujye mwibukana uriya mwana wenda uriya mwana bafite ibiryo nawe ko akeneye umuceri gurahari inyogoye uko turi ku story y'urukundo rwawe na madamu wakuntu mwabanye kuntu byaje ariko se ubundi wajyaga gutereta amwe amagambo meza wajyanaga nayaye njya kumubaza amagambo y'urukundo niramubwiraga rero wa mukobwa we dore yino nisi ntabwo isakaye nje njabona inyubako z'abakire b'ingagari bafite n'imodoka nje nta kintu na kimwe mfite uri shuwa uri tayari uri mu kazi kose ati bitwaye iki ati iyo ufite urukundo no mu shamba wajamo ukaryamamo mugihura none mwatangiriye gahunda aho ngaho mukibonano bwa mbere
none se wakundanye n'umuntu ntabwo yigeze agucika uzi ko umukobwa yagukunze ukamubwira uti mwana uri mu rukundo ati nibyo mana uzi ko wamubwira uti njyewe tuzibera hariya mu shamba ati ngo wayijuru rwose akabyemera si urukundo asitekereje abakobwa b'i Kigali umva watereta hamwe watereta ugashobora kabashobora njyewe abakobwa b'i Kigali bakunda ibintu amafiriti nibyo yaka yahoze ari kuvuga ago mafiriti nago masambaza ntago nabona yaka niwe ufite amafaranga tunaniye ebana umukobwa niwe utagiye ngo umugurire byeri ebana umukubite brushette iriho ikirungo noneho umuhe nayo ari butahane kuko aho buri kumugura gusa yarangiza noneho kugira ngo umujye hejuru aguha igiciro reba wanamuguriye utakaje n'ayandi giciro kandi ubwo ni kamwe gusa ugatahana wagakomeza urumva ko Kigali ni ugushora ubwo umwishyuraga nkangahe beterwa hari n'uwijana n'uwa 50 ariko njye nifatiraga babandi basenyisa isura zabo zose se sizisaga bose barasa no mu maguru ni hamwe ariko baratandukanye nose uzahura n'indayi ifite imodoka uzahirata 20,000 ntabwo nje nataga indaya njyewe yaka amenye ugeze inaha mu cyaro nta mukobwa wagucika uberekeje ubwenge ufite bw'abakobwa b'i Kigali experience ufite menye ugeze inaha mu cyaro waye tuce ibintu oya umaye nk'uduhumbi 100 nkamanuka hano ku cyaro ndakubwiye nabacangi inguni zose ubona ajya mba mfite uyu munsi ejo no guhindura ejo ngahindura nabashyira ku murongo mfite nk'akageto mfite inzu bajya batonda umurongo umwe asohoka undi yinjira mwishyura usohoka undi yinjira ubwo mukavuga ati arabugurira amandazi yabugira gute wajya ubahonga iki aba ngaba bo baranoroshye kumujyana muri kantine ukamugurira icyayi cya 200 n'amandazi nk'3 tayari ukamukomezanya kuri geto mfite akageto hano nabamara uzabakobwa bo mu cyaro kuru bakunda amandazi ntabwo ari ukubabeshyira nabo bakunda amandazi kure wiki n'abanyeshuri bo mu cyaro bigana mu cyaro upfa kumugeza muri kantine gusa nuko kabera yamfunga natangirira kuri bano muri primaire bano mu wa 6 none bo mu 6 bamuhaye irindazi nakubwiye ngo ni karisa yitahana mu ntoki ariwe mu cyaro wabonye hano ni Nyabihu ni kure cyane y'i Kigali ariko by'umwihariko ari n'ahantu ugera ukaba n'imodoka kwagira biragoranye ubundi ubona ahantu wahabuka habasha mbo hano hantu mfite udufaranga nahibera rwose hano hantu ni heza ku biryo bya hano birahendutse ahubwo ikibazo cya hano ni ukubona amafaranga ariko ikiro cy'ibirayi hano ntabwo kigura nk'ikiro cy'i Kigali kuko ibiro b'ibirayi biba byavuye hano bikajya i Kigali urumva ko hano ufite nk'akantu k'agashinga ubona udufaranga wakwibera hano rwose wanatunga n'umugore kandi akabaho neza hano hari ubuzima bwiza byo hari amata menshi nabibonye hari ibirayi hari ibyo hanyuma inyogoye yola ubundi bajya bavuga ngo akenshi na kenshi abantu bo mu giturage akazi kabo karangira saa 6 nyuma ya saa 6 muba muhugiye kuki nyuma ya saa 6 abandi baba bari gutandika ibijumba n'imifungo z'ibirayi abandi bari gucuruza ifu z'ibigori n'iz'amasaka n'iz'ingano bari gushaka amafaranga na karoti nyinshi nazibonye baba basikwe kure cyane ntabwo ari byo tubihinga twemwe ntabwo ibyo tubihinga biba byavuye za Ruhengeri iriya za Rubavu bikaza hano muri Nyabihu ni ukuvuga ngo Nyabihu naho ni umujyi Nyabihu wowe ukuvuga ngo ibirayi biba byavuye Musanze ibindi byavuye Rubavu bikaza hano noneho biza mu mujyi wa mu turere dufatanye bahinga bitandukanye kuba hano ibishimbo bigiye kwera irubavu niho biri kumera niko bimeze nabyumvise rwose yes ni yaka ndetse na inyogo y'ubushize twakoze ikiganiro yaka abantu bakaba bavuga ati ngo mwari mwanyweye agacupa ngo byari byagize gutya na gutya umunsi twakoze bimeze fresh yakari muri condition nziza yaka ngo rero yigize ku bantu ubushize bw'ikiganiro icyo nabwira abafana cyakora muri kiriya gihe byo twari twavuye i Kigali twaraye Musanze nari nenjuye inze naraye ndi kunywa akabyeri nzindukira ku kabyeri
mbonana n'inyogo ye nayagaye koko cyakora abafana so forgive me mumbabarire so please niba narakoze ikiganiro nasinze ariko byo mwibagirwe ntabwo nzava ku cupa forget it so icupa nzarisoma uretse ko ntazakabye just finish kandi nta n'umufana mendahenda uzamfane n'ubireka toka uze mbona akavideo kawe ngo mwijuru ngo mu rubanza n'Imana ase akabona uzajya mwijuru buriya iyo urebye ariko mwijuru nanagiyeyo ntabwo ari njyenyine nzasigarana n'abandi abo tuzagendana n'abandi no kuvuga ngo mwijuru icyo nzi cyo gusa abazajyayo ni bake haba abapasiteri haba abapadiri ibyabakora ni byinshi so abazajya mwijuru icyo nzi cyo bari ku rugero ni ngerere kabisa akantu numvise uvuga ngo umupasiteri ngo mwari kumwe mu kukabari ngo arongora umukobwa bera byino nibyo ngewe umupasiteri twari turi gusangira primus mu kabari afata umugore ajya kumurongorera muri toilette biriya bintu navuze ngewe ni ibintu niboneye gutya turamufata pasiteri muzima unabwiriza so n'abadakora ibyaha n'abavuga ngo ni amasugi hano abakobwa beza ubona cyane cyane bano biga kaminuza ngo ni amasugi ngo bajya gusenga ngo bagiye muri za repetition ngo muri Niba n'udasambana abikora bwihishwa ahubwo babandi muvuga ngo ni indaya muri quartier nta nibyo bakora hanyuma inyogoye yogamo hano mu cyaro uri umugabo ufite umugore ibintu yakavuga ngo umugabo yifuza umugore undi ngabo cyangwa kwifuza umukobwa inta mu cyaro ujye ubibona yaka impamvu ari kuvuga niba afite umugore ntabwo mbizi cyangwa impamvu abivuga akanabibona nuko nta mugore afite iyi nambwira ahubwo niba afite umugore oya ngewe nta mugore mfite pe rwose ugiye kumbwira yuko uvugisha ukuri ugiye kumbwira ko nta bagabo hano mu cyaro basambanya abagore b'abandi kandi bafite abagore vugisha ukuri ntuvuge ngo wenda nuko ari iwanyu yaka nta mugore ufite bano bakobwa baraha bose urukumva bose koko ibyo wavuze nibyo urukumva wahera ruhande ariko umugabo ufite umugore anabikoze yabikorera umugore umwe gusa nawe udafite umugabo cyangwa se umugabo akaba yaragiye personally ku giti cyawe uvuga ati mbikoze nabikorera njewe kubera mfite umugore wanje nta n'undi mugore nakwifuza mu maraso ganje abwo wamaze kuritamira ko nawe nkuzi ko ukunda icupa nkanjye hano umugore wundi afite ibuna kaza kari gusiga umugore wawe ntawe wari wenda wamusize mu rugo ntago wademera wapi rwose ahubwo uwo nguwo nje sanze ni no mu Karaba nanyweye inzoga ahubwo natamvuga weho toka shitani nuko bivugiye imbere ya kamera wallahi subhana none se umva nkubaze nayahe mabara amabara kuva icyo shaka kuvuga amahano wakoze ukoreshejwe n'inzoga nayahe amahano nje nakoze menshi cyane nk'umusereveri yanzaniraga inzoga icupa nkumva zirananiye ngahita ndirekura hasi rikameneka igaturika akambwira ngo uranyishyura inzoga n'icupa kavuga nta naguha amafaranga ngo unyishyuze n'icupa rwose naho abakobwa kwifuza bo iyo bana abademu bo ndabizi nta mukobwa navugana nawe nasinze ngewe nyogoye ngewe amahano maze kubona kuri iyi si ni menshi kubona ngewe for example ngewe baramfunze papa wanjye wambyaye akajya kurongora umugore wanjye uri umugore wanjye saba ari nk'umwana we kandi bibaho ikindi nabonye ejo bundi kubona umuntu w'umugabo atinyuka akajya kuraza ihene nyahene n'abakobwa buzuye iyi si n'indaya zuzuye iyi si zama kuraza ihene rwose ikibazo umuntu wafashe ihene ntabwo yavuka amezi 9 ariko njye bibona mu binyamakuru babyandika ugisoma ibinyamakuru subundi cyane nubwo wumvaga radio biri kuvugwa pe no muri televiziyo ikintu numva gaco
abantu bafashe ku ngufu ariko hari n'abafata ihene ku ngufu ibaze kujya kuburana n'ihene kuri ribu ngo wayiraranye itazi kuvuga. none se ko ihene ihebe baga ubwo yaburana gute? ahubwo aba yifashe ate? yayifashe ate? bayifata umunwa, hari ukuntu bayifata umunwa akawukanda ubundi akayicanga ko yayuriye se. nase kumbaza ndabizi. cyakoze gufata ihene byo niba bafataga ihene nanjye ihene nyifataga umunwa ngahita nyisomera iduwa nkayikinja. ngenzi ukuntu abigenza njye narongora ihene njye. oya barakabije. niyo nababwiraga rero iyi si rwose njye bimaze kunyobera, birakaze kubonaho abantu. ikindi cya kabiri nashaka kuvuga, abakobwa b'i Kigali nibo ndi buvuge wenda mu cyaro hano ho nabo. abakobwa b'i Kigali basigaye bashakana ari abakobwa babiri, umwe akaba umugabo wundi, abo bita abarezibiyene. sinzi niba hano mu cyaro bihari rwose. ikibazo nari mfite buretse gato, sinzi twebwe abasore b'i Kigali niba tuzabona abagore, kuko abakobwa basigaye barongorana ubwabo. cyangwa aranyica mu magara we. babita abarezibiyene. uzagera i Kigali umukobwa akarongora mugenzi we bakabana nk'umugore n'umugabo. i Kigali ngo byarahageze ariko ni ibinyabibiri. ndabizi se. ego mana yaremye isi n'ijuru ntabwo ibyo byashoboka. i Kigali birahari ngo byarahageze. bireze n'izari ry'Imana. ariko haba harimo umukobwa ufite ibintu bibiri. nawe singo nawe uzagere bireze ni bibiri kuko byose ari kimwe ku kindi. bakabana nk'umugore n'umugabo. kucyumva ko batabana, kucyumva ko batabana. nese abantu babana bahujwe na za gahunda gusa. abantu babanaga kubaka urugo n'umugabo n'umugore baba batandukanye ku buzima bwabo. none se uvuga iki yaka? mubwire ko hari n'abagabo umugabo akabana n'undi mugabo, ibyo bintu urabizi? wumbi wese isi irashaje abantu kubona umugabo asezerana ndashwanyagurika. umugabo agasezerana n'umugenzi we, umugabo akaba umugore wa mugenzi. oya n'uwo mupasitoro cyangwa se uwo muvugabutumwa birakomeye niwo wabashize ngewe birakomeye pe. nkanje wubaha Imana n'amategeko yayo, ndi pasiteri, mukaza muri abakobwa ngo mbasezeranye, ahubwo nahita mbashakira abagabo. ako kanya abapadiri nabo umva kandi utaruzi, abapadiri bo muri Kiliziya Gatolika nabo basigaye bafata ku ngufu. ugasanga umupadiri yateye akana kakaririmbye inda. padiri so padiri gusa cyane abapasiteri, abapadiri n'abapasiteri, abo bakozi b'Imana nibo ndi kugendaho kurirwa batubeshya ngo bakorera Imana. ngewe naravuze ati papa w'Iroma nashiremo imiyaga, abapadiri barongore byo kujya bavuga ngo nta bagore bafite, nashiremo imiyaga barongore bakora akazi k'Imana ariko bafite abagore, kuko nabo barashyukwa nkatwe. basaba kugira ngo bafate ku ngufu nibabareke barongore. kandi amahitamo yabo arahisemo kumera kuri, bahisemo kumera kuri, ariko ibyo bari gukora Imana iri kubareba. kuma ngo abapadiri bo mu Bufaransa ngo bamaze abana bari kubafata ku ngufu. papa rero nashiremo imiyaga barongore batunga abagore bakora umurimo w'Imana ariko bafite n'abagore. ariko twese turabana biriya bintu ntawe utabikenera. yewe ko Harongeye. ese ugisoma ibinyamakuru bundi yaka ntabwo ibintu ari kuvuga ari byo. ugisoma ibinyamakuru habagaho abapadiri hakabaho n'abamaseri. bari abantu n'ijambo baba baravuganye n'Imana yere kubasebya. abapadiri bafite abana se weho mutangaze n'abantu batarama bamumenye. barahari barazwi, babavuze no ku maradiyo. abapadiri babyaye urumva bafite abana no mu Bufaransa barahari, n'ababikira babyaye barahari. abo mwagatukisha bose ntabwo twakana tutari ko bitabaho, ariko ni wa wundi umwe nyine usiga icyasha abandi. hanyuma inyogo yola umeze neza? ibintu ni wanene. ibinyamakuru bundi wowe? ibinyamakuru ngenge nsoma numva usanga ibintu bari gutangaza nk'abantu bafataga ku ngufu, abantu bakoreragaho
bumva ko nta sida zibaho na za nkwashi na za mburugu bakabona icyuki cy'umukobwa bakagikwata ewana ibyo byo nja mbisoma cyane bagomba kubareba bose bakabona ko bose bameze ukuntu okay tuvugana ku minsi mikuru tugiye kugana mu minsi mikuru hanyuma ubundi ujye uyizihiza wowe cyane gose yewe wizihiza ni zisa Noheli na bonane kuri Noheli haba habaye iki kuri Noheli umwana Yezu aba yavutse kuri Noheli ibintu bidasanzwe cyangwa se byihariye ujye ukora kuri uwo munsi nibi kuri Noheli buriya mfite nk'amafaranga nukunywa ngaturika nkarara kuri kolansi n'abayobozi baza kumfatanya babwira guno ni umwaka mushaje ariko nanjye kubura no gusindagarara muri kaburimbo rwose n'umwana araturikaga ntabwo ari nje gusa oya tugomba kwishima ko tuba turangije umwaka hari abo barawutakaje n'imiryango y'aba bandi barawufemo hari abishwe na za covid hari abishwe n'impanuka zitandukanye nanjye ku mwaka mba ngomba kunywa byeri nkayisikira rwose yego nashangara muri kaburimbo nguvu zo ngomba kuzinywa rikeri ariko inyogo ye ari Noheli n'ubunane habanza gike Noheli n'ubunane habanza gike habanzaga bonane ndasha mubazanye nk'ibibazo nka bingahe bibiri tugana ku musozi ikibazo cya kabiri ari umugabo n'umugore ninde usumba undi umugabo asumbaga umugore bose barangana kuko nta mugabo wahinduka umugore nta n'umugore wahinduka umugabo ntabwo bangana rero okay niba batangana nubwo bavuze uburinganire cyakora nawe ndi inyuma yawe hagati aho ngaho nubwo bavuze ngo ni uburinganire nta na rimwe umugore azasumba umugabo uretse yuko abagore b'iki gihe basigaye basuzugura abagabo rwose ku mugaragaro cyane cyane ab'i Kigali ntabwo ari bose urakoze cyane ikibazo cya nyuma ari impumyi n'ikiragi umuriro uramutse ugiye bari mu nzu ninde wabwira undi ko umuriro wagiye kiragi kitavuga cyamuha amasinye ariko impumyi yo ni kwa kundi kandi yamuha amasinye kandi impumyi itareba yayareba yamufata akaboko ikiragi kuko cyo kiba kireba ariko kitavuga cyamufata akaboko rwose ati ngwino tutahe tuje mu rugo rw'iwacu dutahe kandi bari mu nzu imwe kandi bose baba bari mu kabari subscribe Iris TV thank you very much nawe nakubaza bibiri go ahead rwose yaka ukundaga indaya tujana i Kigali kwishurira ya 5 bavuze ko ziba iza 500 tandagabura n'uyu mutaramara yamba ariko nyiguheto ariko iyasenyisa urumva ibiciriritse cyakora umfatiye nk'iya veni bafatira rogi nakugurira ibisake mucari igisake kinini ni 7,000 nakugurira ibisake 4 ukaja kubijya handaya na 20,000 nanjye ntabwo nakurengereza senyisa cyakora nakabije ni 1,000 ongera umbaze ikindi icya kabiri hano uri ni muri Nyabihu ukumva habaga amata hakaba za foromaje ukumva hakabamo abakobwa ukumva bigurisha se ntabwo bigurishaga umukobwa ushobora gukubita mu mago mbese akubana urugo apana babandi b'i Kigali uzaga kubwira ngo umugabo wawe nk'ubu uri hano kubera uri muri Nyabihu demo wakamusiga muri ghetto agakubitana n'undi mutara mufite amafaranga ufite imodoka nk'iyi agahitamo gukuraho akamugurira burusheti n'ikirayi gisize niko wavuze kiriya gisize akahita mumenagura bira ntabwo ari byiza mbo icyo nagusaba rero ikibazo ngiye kukubaza rero urukumva Nyabihu urayikundaga Nyabihu araryoshye cyane ubu mbonye ikintu bita kashi nakubaka umudugudu hano ibara nkajya nkodesha hano
kandi njyewe barambwiye ngo wituriye Kigali, wanaratuye, wanarubatse, kuki Kigali wayirutisha hano mu cyaro? Oya, hano impamvu rega impamvu nahakunze nuko nahakunze. Urabona hari akayaga ka byeni mu cyaro. Tuzagurana rero. Najya ndangura n'ibirayi hano bayimanura i Kigali. Ari wacu mfite ibishimbo amategura rugiye guhirima. Wewe uzaza urusanure, nurangiza kurusanura nzaza nture mu nzu yawe. So urakoze cyane. Nshuti bavandimwe abavuze ngo nahuye n'inyogo ye nasinze, mumbabarire, subscribe, comment and sharing kuri Iris TV. Thank you very much. Coup de chapeau. Na keina ngai ko muranga Captain Simikangwa kolanda chokote. Yes, turamushimiye cyane. Uwo ni Yaka mwana yongeye guhura ku cura kabiri na inyogoye. Inyogo nayo isezera abantu. Nje abantu nasezera cyane. Ndabiza abantu baba tureba bagiye batandukanye, abashinwa, abayapani, abanyamerika, abafaransa n'abarusiya n'ababirigi, n'abo muri Autriche n'Abanyarwanda baba batureba. Ngewe kintu nababwira, mbasezeye mu rurimi rwanje rw'ikinyarwanda. Baje bakora subscribe baturebe, mbashimira n'Imana yabaremye, ijikomeza ibaha amafaranga n'ubutunzi, babe mu buzima bwiza, bagire n'umutekano n'amahoro biva mu ijuru. Murakoze cyane. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ese uri umusilamu? Rwose usilamu ry'ingurube. Wapi? Basono batalamu. Sinjaga ingurube. Ugende gusa. Nazo narazihazi. Ni kuri za nkoko, ni kuri ga mafi. Nico kintu nje numvaga nikundira. Yes, turashoje rero tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nshimire buri wese wadukurikiye, nshimire ukunda Iris TV, nshimire n'abantu bagiye kudukurikira guhera uyu munsi mu muryango mugari wacu, mukande subscribe hasi, hanyuma ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao. Rwose